mbabwira aya magambo mbaho ubuhamya. Izi bariyeri navuze izo ngiye gutangiraho ni bariyeri yari iri mu ishyamba rya kwa Sebera, na bariyeri yari iri Imara hejuru ku nzira iva Imara, na bariyeri yari iri hasi uzamuka nk'ujya ku isoko ryo ku Rugogwe ryari isoko ry'inka. Ubwo izo ngizo nizo ngiye kuvugaho, ntago ndi buvuge bariyeri z'Isheke inyama wihariye, cyangwa ngo mvuge bariyeri y'Ibusheshe, ntago uyu munsi ndi buzivugeho. Amabariyeri njya numva ibi ngibi nabikuye kuri biriya bintu bavuga ngo naka yari ari kuri bariyeri ngafite ngo ningo yabaga kuri bariyeri ngafite imbunda. Bariyeri z'igihe cy'interahamwe jewe nta nizo navugaho, jewe ngiye kuvuga kuri bariyeri z'Inkotanyi zahonzi. Ubwo ntangiriye Ruhashya nzajya Maraba hariya kuva Ikizi nze mpaka mu Gahenerezo mbabwire niki nabonye. Nimvaho nzazamuka njye Kibeho mu isengwa ry'inkambi ya Kibeho mbabwire uburyo inzira yose mva Kibeho yari imeze, kuzaza kugera ku Gatobwe, kuzava ku Gatobwe kugera Runyinya, kuva Runyinya kugera ku Itaba, nako kugera ku Kabutare, aho abanyarwanda bavaga Kibeho babatwaraga bakaba ari naho babakura. Bamwe bajya bicirwa hariya mu ishyamba rya Rwasave, abandi bajyanwa mu makomini wabo. Ibyo byose turaha kugira ngo tubwize abanyarwanda ukuri. Noneho nitumara kubabwiza ukuri, FPR nibi bishaka isaba abanyarwanda imbabazi, n'intera hamwe nazo zisha abanyarwanda zikica Abatutsi zibahora uko baremwe, nazo zibone gusaba imbabazi, nazo zisaba imbabazi. Ariko noneho nizi Nkotanyi ntago zikwiye gukomeza gusunikira abantu gusaba imbabazi, kandi abantu nabo bazi ibyo zakoze zikanga gusaba imbabazi. Ibi bintu nimba dushaka ubumwe n'ubwiyunge, dushaka ko abanyarwanda baba hamwe, dushaka ko iterambere riza mu bihugu muri aka karere, kuko ibi bibazo bikomeje gufata akarere, bikomeje kugenda mu Burundi, bikomeje kugenda muri Kongo, abakongomani barirwa bapfa ngo kubera yuko ngo hari jenoside irimo gutegurwa y'Abatutsi, i Burundi abantu bagakicwa ngo kubera ko hari jenoside irimo gutegurwa y'Abatutsi. Ibi bintu bigakomezwa nguko. Noneho ukibaza se abisha abantu muri 94 kuva mu kwezi kwa 7 kuzamuka kuzageza n'uyu munsi bakica nizantera hamwe. Ibi rero kambabwiza ukuri, ntabwo FPR yigeze ishyira inkota hasi cyangwa ngo isubize inkota mu rwubati. Ndabizi ko hari amakuru menshi ari haracicikana uyu munsi, ntago ari yonjeho. Ndashaka noneho bwa bumwe n'ubwiyunge. Nabonye minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda aza akajya hariya akavuga akacecekesha abantu, muceceke Inkotanyi n'izo mana. Nabonye na Muzehe Tito Rutaremara uzi ukuri, uzi ibyabaye, nawe aza hariya akavuga ngo urumva ngo Abahutu ngo bisha Abatutsi ngo batabaye bo batigeze bica ngo ni Inkotanyi. Please, Inkotanyi zisha abantu, ndetse ntizica Abahutu gusa, zica n'Abatutsi. Ibi ndagira ngo mbibabwire yuko nibiba ngombwa tuzagenda tukubabwira tuti naka mu gisirikare cya RPF yategetse abantu bicwa banganuko. Sinzibagirwa taxi yari ivuye i Nyanza izanye abantu bagiye ku Rugogwe kugura niba bari bagiye guhaha ibiki ntawe ubizi. Ku isoko rya Rugogwe hari kwa gatandatu saa 4 zo mu gitondo, hariho umushoferi umwe sindibuze kumuvuga izina kuko n'uyu munsi aracyari umushoferi. Iyi modoka zari zikurikiranye ari ebyiri. Uwo driver w'iyo modoka yari iri imbere yari imodoka ya taxi y'ubururu sinzayibagirwa, ifite agatanda hejuru. Barangije hariho uwari uri kuri iyo bariyeri witwaga ngo ni Umututsi, ariko kandi twaje kubivumbura ko yari Umuhutu washakaga kwicisha bene wabo. Aravuga ngo iyi modoka, iyi taxi niyo yatwaraga intera hamwe ziriho zirajya kwica Abatutsi. Icyo bakoze, bafashe abantu bose bari muri iyo modoka, barangije barabica, ndetse iyo modoka itirabohozwa ijyanwa ku Gikongoro. Muraza kwihangana abohereza amaudio mutufashe
kugira ngo niba ari ubutumwa muduhaye bwo kuha abanyarwanda muzajye mwandika muti ubu ni ubutumwa. Ndiyo ndumva ubutumwa buvuga buti n'ubundi Perezida Kagame yongeye gufatirwa ibihano. Ibyo bihano bifatwa ni bikeya. Erega ntago hariho bwino abantu batarabona, hariho bwino aba banyamahanga batarumva. Reka mbabwize ukuri, nimba Sebera akiri muzima, kuko niwe mugabo nibuka hariya n'uwitwaga Karamage yari imfungwa yafungiwe kuri iriya komine, hariho n'undi mugabo witwaga Ndokori wakubiswe amenwa impyiko, sinzi niba akiri muzima. Ari botini imwe yakubiswe n'umuhungu wari waravuye i Burundi, n'uyu munsi aracyari mu gisirikare. Ntago nje hano gushinja, nimba bakiriho, nimba Sebera akiriho simbizi, kuko nabonaga ameze nkaho yarashaje, yaza kantangira ubuhamya. Nari ngiraho ndavuga kuri iriya taxi yafatiwe kuri bariyeri yari iri hasi y'ishyamba rya Sebera muri Ruhashya. Yafashwe ndabyibuka hari mu kwezi kwa karindwi, yes hari mu kwezi kwa karindwi 1995. Yari yuzuye abantu. Ndababwiza ukuri ko muri iyo modoka hashobora kuba harimo n'abatutsi, ariko umugabo wari uri aho ngaho w'umusivili yavuze yuko iyo modoka ngo yatwaraga interahamwe muri 1994, ngo interahamwe zose z'Inyanza ngo niyo zagendagaho ngo zijya kwica abatutsi. Umugabo wari section commander bari baramuhimbye bamwitaga ngo ni PC, ariko izina rye yari Ismaili. Ismaili ni wari section commander kuri uwo musi, ni waruri kuri iriya bariyeri. Sinibuka neza ngira ngo yari koporo. Yategetse yuko abari muri iyo modoka bose bajyanwa ku muhanda hirya, babakuyeho kuri bariyeri babigiza hirya ku muhanda wagendaga ku kiraro cyagendaga hitwa ikirwa. Bose babakwita amafuni, nta nubwo barashe, barabica bose, babarundumurira mu miringoti yari iraho ngaho. Imodoka irabohozwa, ndibuka ko yahise ijyanwa igahabwa Paratoni Kamanda waruri Isovu. Yes, bayihaye waruri Isovu, ntago yagumyaho. Inyuma yiwe nimba umugabo umwe ntari buvuga izina ubukorera muri Trinity, umushoferi, arabyibuka neza ko we yahise akata imodoka agasubira inyuma n'abagenzi yari afitemo akiruka. Uwo munsi ngira ngo n'isoko ntago ryaremye, kubera ko abantu bagize ubwoba. Abari bageze ku isoko ngira ngo niba bariremye gusa, abandi ntabwo bigeze biyongeraho ngo bajye ku rugogwe. Iyo taxi mwibuke yuko itatwaraga abantu 18. Taxi yarapakiraga no hejuru ugasanga abantu bicayeho, ndetse n'ibicuruzwa byabo byabaga biri aho ngaho. Ibicuruzwa byaratwawe, abantu baricwa, bicwa n'inkotanyi. Hari umuntu witwa ngo ni umuturage wo muri ako gace nguzi abantu neza. Urwo ni urupfu rwa mbere mvuze rwabereye kuri iriya bariyeri. Abandi byari bisanzwe ko bakureba, bakareba izuru, bakareba bakakubaza ngo uvuye hehe, urihura naho atambuka gusa, bati ni interahamwe, bakaba bakwiciye aho ngaho. Ibi mvuga bifite abantu bari bahari, babibonye, bashaka kubitangira ubuhamya. Ni nayo mpamvu dusaba leta y'ubumwe nk'uko yiyita, ikoresha ubumwe mu banyarwanda, abantu bagira imitima ihuze. Inkotanyi zisaba imbabazi abanyarwanda, inkotanyi zisaba imbabazi abahutu, inkotanyi zisaba imbabazi abatutsi, inkotanyi zisaba imbabazi abatwa. Kuko muri iyo modoka ndibuka ko ntago bigeze babaza umuntu ngo uri umuki.
bakimara kubabwira yuko ngo yuzuye ngo yatwaraga interahamwe, ubwo bari bari muri iyo modoka bose bahise bahinduka iki, interahamwe, baricwa. Izindi mpfu zabereye hariya kuri komine Ruhashya no kwicaza abantu muri Songamane muri kara ka prison kasho ka komine Ruhashya, kari kasho gatoya cyane, ariko nibuka ko bigeze gufungiramo abantu barenga 100, abantu barenga 100 babashyiramo. Buri munsi basoragamo imirambo itari hasi ya 40 kuri 30, kandi bagahita bongeramo abandi bangana na babandi. Ubugome bwa birari abantu, ndibuka ko ari igihe kigeze kugera abantu babo bazajya bagemura, aho kugira ngo ibyo kurya babagemuriye baba ari byo babaha, ahubwo bagafata umusenyi. Urazi gufata umusenyi ugashyira mu biryo, ugasohora umunyururu, ukamwicaza ngo nahekenye, atarahamwa n'icyaha, utanamuzi neza, kubera ko hari uwaje akamushinja. Nk'ibi ngibi muri yo murabona bafata abantu bakabatwara mu nzererezi, bakagira iki, kubera urwango gusa. Kuko benshi muri bo mu bantu bafungiye muri ariya makomine inyuma ya 94, inyuma ya 95 gacacije, abenshi barafunguwe kubera ko batigeze basanganywe ibyaha. Bwicwaga gute rero? Reka nibutsa abanyarwanda ko turi muri komine Ruhashya, mu cyahoze ari komine Ruhashya, muri prefecture ya Butare. Sinibuka niba yari sous prefecture ya Nyanza, nayo ngira ngo yari sous prefecture ya Nyanza. Nkaba nyiri muri secteur ya Ruhashya nyine, ntago ndinjira handi. Ndiho ndavuga uburyo abahutu bishwe bakicwa, ntago bicwaga n'abatutsi. Ndagira ngo ibintu tubyumvikane, kuko muri kiriya gisirikare hari harimo abantu bavuye mu gisirikare cyo kwa Habyarimana binjiriye irubona. Bamwe bahise bashyirwa hariya muri ya paratuni, abandi bajyanwa ku yandi makomine, ariko benshi binjiriye irubona barabyibuka neza ko bahise baguma mu 89 kwa Fandiye bingira. Bariya abantu ni nabo bakoze amahana renze n'ay'abandi bantu bavuye hanze, kuko bo bakoraga kugira ngo berekane ahari ko ari abakozi cyane, batigeze bashyigikira ibyabaye, nubwo bari basanzwe ari n'ibyitso. Kuko singiye guca ku ruhande, nta muntu n'umwe wigeze yinjira muri RPF atari asanzwe akorana na RPF mu buryo bw'ibanga, kandi akiri mu gisirikare cya Habyarimana. Aya magambo niyo ndavuga, ndabizi yuko agiye noneho gukora ibara, induru zikavuga ko napfobeje, ko nashinja inkotanyi, ko nagize iki, ariko ntago ibi bintu bizaguma mu mitima y'abanyarwanda. Nimba Innocent kiriho, Kadogo mugenzi wanjye, nimba Murenza gihari, nimba Rwiziringa wo bitaga Rwiziringa gihari, nimba Tony akiriho, abo ni Bakadogo twari kumwe, baza bakambera abahamya b'ibyo twabonaga n'amaso yacu. Ntangazwa n'abantu bihaye Imana, umugani wa ntuze wa Rutito Rutaremara, bagenda bagasingiza inkotanyi bazi neza ibyo zakoze, bareba n'amaso yabo. Sindi bushinja abapadiri bamwe babonye ibyabereye ku maparuwase yabo, na cyane cyane nk'abantu bajyaga bacishwa ahantu hamwe ntari buze kuvuga, kubera ko uwo mupadiri ashobora kuba akinariho, ntago mbizi. Ariko nka Padiri Kagangare yakagombye kuvugisha ukuri, akavuga ati no, mu bumwe n'ubwiyunge, inkotanyi rwose mureke twiyunge, dusabe imbabazi, nkatwe inkotanyi nazo zisaba imbabazi, abahutu n'abatwa n'abatutsi bo muri Ruhashya. Kuko ndababwiza ukuri, Igasando hari umuryango wari wararokotse jenoside, ahitwa Igasando hari umuryango wari wararokotse jenoside, ariko uwo muryango mukuru kuka jenoside ngira ngo bari barababwiye ko ngo bazabica mu gukora imbagara. Inkotanyi zihagera gukora imbagara hataragera, noneho bo basigara aho ngaho, abandi barahunga kuko bari barababwiye ko bazabica. Ariko ndagira ngo mbabwire ikibabaje cyane,
nuko inkotanyi zihageze zababaje ngo mwebwe mwarokotse gute, abantu bapfuye kuri umusozi mwari muri hehe, ni gute mwabigenje? Bakavuga bati natwe turabatutsi, twari dufite ubwoba bari kuzadukora mu mbagara, bati ni mwebwe mwishe aba bantu bose baranga. Ndagira ngo bamenyeshe ko uriya muryango w'igasando wose barawishe barawurangiza, uraraswa papa amasasu, kandi wari umuryango w'abatutsi. Uyu munsi babitirira yuko ari interahamwe ngo zabishe zivuye ku Gikongoro, ngo zaje ngo zishaka kongera gutera kugaba ibitero, kuko bamaze kubica abantu barashakuje, bacitse ku icumu barasakuje, baravuga bati ko mwishe abantu bacu ni ibiki ibingibi. Abarangije bati ntago aritwe twabisha, ahubwo natwe twari twaje tuje gutabara. Babishe mu buryo bubabaje buteye isoni. Bibaze inkotanyi, musabye imbabazi abatutsi, musabye imbabazi abahutu. Ubu noneho ndababwiye ngiye kubakuriragaho ukunyo, narabyumvise ejo bundi hari abatangiye kuvuga beni, noneho ngiye kubabwira ngo icyatumye munzana mu Rwanda mugiye kukibona. Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, namwe mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abantu nibareke gukomeza kubabeshya. Gene Imana iguhe umugisha. Kamera nibyo, kamera nimeze neza, ni imbaraga zanyu nayo, icyo muzashobozwa nicyo muzadukorera. Ndashaka tuvuge kuri ibi bintu, tureke gukomeza guhengamira ku ruhande rumwe, kuko amaherezo ibi bintu byazateza ikibazo mu Banyarwanda, cyangwa bigakomeza kuzamura inzangano zidasobanutse, zikakomeza kuzamura ibibazo bidasobanutse. Murambabarira kuba ndiho ndatinda gatoya, hari akabazo gatoya kari kaje muri tekinike, n'ubundi mutwihanganire. Ndabona mfitemo akabazo gato, ndabona mfite akabazo gato rwose muri tekinike. Okay, ngira ngo karakemutse. Ibintu bimwe na bimwe turabivuga hano, abantu bakibaza ngo ni urwango, ariko ndagira ngo menyeshe Abanyarwanda ko nta rwango dufitiye umuntu wari we wese, ahubwo dukeneye yuko abantu bicara hasi bagacoca amagambo, bagasabana imbabazi, bakiyunga, abantu bakagira amahoro, abi bintu by'iterabwoba, gukangana, kugira ibiki bigahagarara. Ndabona uyu nguyu we ari umuroko, turababigusabye komera kandi ufatanye na Roko, turabigusabye. Roko nizi katubwira, ikambwira ikigendererwa ko genda numva Roko, ariko I don't know Roko ni iki, ninde, ntago mbizi, ariko icyo jewe nahamagariwe ni ugukora nka civil society, ni ugukora nk'umunyarwanda w'umupatriotism, turwana no kureba yuko habaho ubumwe nyabumwe, ubwiyunge nyabwiyunge, ibintu byo gukomeza gucinyiza abantu bamwe n'abandi, kandi abantu bazi ukuri bagaceceka. Ndahamagarira afande Bingira, afande ndakwinginze, reka gukomeza ibyabaye byose warabibonye. I don't know you are older, aho wazikuraga sinzi uko byagendaga, ariko wowe na afande Mubaraka murazi neza ibi bintu, murabizi neza, murazi neza abatutsi bapfuye, murazi neza abahutu bapfuye, na cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo, murazi yuko genocide
yo mu majyepfo yatangiye reti kandi abanyarwanda bari barokotse ari benshi. Ndashaka gusaba mutubwire abatutsi ba mu majyepfo bapfuye inyuma ya 94 kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kugeza uyu munsi bagipfa ninde ubica bishwe nande. Ndagira ngo mudusobanurire abahutu bapfuye bishwe kuva nyuma ya 90 kuva mu kwezi kwa 8 ku kwezi kwa 9 kwezi kwa kuva mu kwezi kwa 7 1994 kugera muri kugera uyu munsi bishwe nande. Uyu munsi twebwe twari abana banyu muduhamagara bakadogo twavuyeyo sinanjye jyenyine uvuyeyo noneho ndagira ngo mbibiri banga yuko every kadogo utarigeze abona ibyo yari yarasezeranyijwe. Genda saba Fande Ruhashya kwaza kumbabarira rwose umbabarire. Ubu noneho si bya bindi si bya biki, ubu naje nje nababwiye ngo nimba noneho nyinguye cyano yanjye mfite uburenganzira bwo kuvuga icyo nshaka, hanyuma imyaka ngezemo irabinyemerera. Ubu ngubu niba ninje mu myaka 50 ntacyo ibyo nakoze narabikoze, ibyo nagezeho nabigezeho. Ubu aho ngeze nukunga abanyarwanda, niyo maraso yacu, niyo dukomoka. Twavukiye mu buhungiro, dukurira mu buhungiro, dutaha tuzi ko tuje mu gihugu iwacu. Twageze dusanga ni imirambo iri mu mujyi, ni imirambo iri mu byaro. Aho kugira ngo turebe iyo mirambo gusa, turangije twerekwa n'iyindi mishyashya. Abantu bicwa live, banyarwandakazi. Ibi bintu abantu birirwa biriza bavuga ngo twebwe nitwe twahohotewe. Please ibi bintu bihagarare. Please ibi bintu bihagarare. Nimba hariho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, iyi komisiyo nirekera aho ngaho kujya yirirwa ivuga amateka atariyo itanazi. Ndi muri komine Ruhashya, mu cyahoze ari komine Ruhashya, mu cyahoze ari prefecture ya Butare, mvuga ibyo nabonye ku myaka yanjye 17 nduruhinja nikorezwa amasasu n'ibindi. Twumvikane, ndabizi komenti zanyu, ndabizi ibyo mugiye gukurikizaho, ariko I don't care. I don't have a family. I don't care. Nta family yanjye muvuga ngo muraza kugirira nabi. I don't have. Iyo mfite nshobora kuyiprotectinga. Ibi by'iterabwoba ndabona hari abanyandikira muri inbox bariho baranyandikira ngo nitonde ngo kankubwire kambigusubiriremo ntago ndi buvuga izina ryawe, ariko ndagira ngo umenyeshe ngo icyaba cyiza hamagara ubimbwire. Wow. Ubwo noneho ugarumbwiye ati ibyo ngibyo uravuga i Butare niko byari bimeze. Turumvikana. Noneho rero ngiye kuvuga aya magambo mwoka byaramwe. Nababwiye ni kuri komini Ruhashya icisha abantu benshi ni inkoni bakwitwaga buri mu gitondo. Mu bisanzwe buri gitondo habagaho icyo bitaga parade. Iyo abasirikari irangiye hakabaho parade y'abanyururu. Muri iyo parade y'abanyururu yibura abagabo 5 n'abagore nka 2 baricwaga. Aho ngaho nyine ibyaha byarabahamaga yuko ari intera hamwe, ariho bamaze abatutsi bagakubitwa inkoni ngo bemere ko bishe, bemere ko bakoze ibyo byaha ku ngufu ku nkoni. Utabyemeye cyangwa naho wabyemera ari gwo uramukiye kwicwa barakwicaga. Babaryamishaga hari imbere, bose baryamiye bubitsinda ari imbere y'icyahoze ari CCF Borne Fondon. Hari hariho urugo rw'imiyenzi, ndahibuka neza, hari urugo rw'imiyenzi rwafatanyaga Kasho ndetse na CCF. Sinzi iyo nzu niba yarakorerwagamo iki imbere ya 94. Bakabarambika hasi, hari umusenyi, uyu musenyi w'amabuye kabisa, bakabaryamishamo bakabamenaho amazi.
hariho abo bitaga barapi, hariho nabo bakadogo, hanyuma bagakubita umuntu w'umugabo akarira nk'uruhinja. Ayo marira sinzi niba azava mu matwi yanyu mwabagome mwe. I'm sorry to say like that because ndumva mbabaye, ndiho ndababazwa n'umuntu guhaguruka akavuga ngo Imana niyo ntago yatabaye abanyarwanda ahubwo inkotanyi nizo zatabaye abanyarwanda. It's too much. By the way, that is too much. That is too much. Aho ibintu bigeze, it's a too much. It's a too much. I told you, Banyarwanda mu byumve, this is too much. Aho ugera uvuga ko Imana itigeze itabara abanyarwanda, ngo abanyarwanda batabawe n'inkotanyi. Inkotanyi zisha abanyarwanda. Inkotanyi zisha abanyarwanda. Ndababwira, nzababwira urupfu rw'abanyarwanda bafire muri za Songa. Inyuma y'uko intera hamwe ziciye abantu muri za Songa, inkotanyi abantu ziciye muri za Songa, uribaza. Mumbabare Ndori, afande Ndori warakijijwe. Stand up, you talk the truth, you talk the truth. Ndakwinginze vugisha ukuri. Nimba wowe ukiri muri service, reka bari kandi barabashoferi bawe baze bavuga ukuri. Afande ndasira ngwino uvuga ukuri. What is wrong? Abanyarwanda bazageza haye kuba muri uru rujijo rwa muri confusion eva buri munsi abatutsi nta mahoro bafite, abahutu nta mahoro bafite, abatwa nta mahoro, buri umwe arareba undi akamwikeka. Abantu babikoze bigaramiye bicaye hariya. No, that is too much. Najyaga ncira uruhande mbebera ariko hari abanshomoje, hari abankoze mu bwonko. Ndagira ngo mamenyeshe ko nta cyakorewe mu rwisho kitagiye kujya ku mugaragaro. 89 yisha abanyarwanda bo mu ntara y'Amajyepfo ku buryo buteye ubwoba. Kuva za Ntyazo zamuyaga hariya biriya bice byose abanyarwanda bicwa, abantu barishwe mu birambo tureba n'amaso yacu. Ndacyari kuri komine Ruhashya, abaho naboneye aho abantu bajya kuri toilette bayitwaragaho byari ibiti bya ikinogo bacukuraga, cyabaga ari ikinogo kinini cyane. Bakagenda mu ishyamba, ibiti babitebanga mu ishyamba rya Sebera, bakazana bagatinda iyo toilette. Bamwe bajyaga kuri toilette bakituma bareba hano, abandi bareba hano, abandi bateranya imigongo. Ariko ndagira ngo mbabwire, abagendaga kwituma, umubare wagendaga si wo wagarukaga. Umubare wagendaga si wo wagarukaga. Umubare wagendaga si wo wagarukaga. Abariho barambwira bati ibiganiro mu bituduhe jya ubimpa kuri phone ya okay, ndaza kubiguhereza kabisa. Ibi biganiro ndabitangiye episode par episode kugeza umunsi nzumva hari umwe mu basirikare nzi ugiye ufashe uhagaze mu mbirwa ruhame akavuga ati no, natwe apana kuvuga ngo amasaso. Ndagira mbabwire, abantu bagendaga kuri toilet, abatwaga siko bavagayo bose. Abajugunywaga muri iriya toilet nibo babaga benshi, kandi nibyabuzaga ko bukeye bwaho abanyururu n'ubundi babazana bakarya hejuru ya bagenzi babo. Birababaje. Ntimwibaze ko birabikomere byavuye mu Banyarwanda. Ni fact wasanga Kagame we yarari aho ngaho, ari aho atarazi n'ibigenda imbere, ari ubugome bwa ba CEO bande bayobozi b'amayiniti barabikoraga. Ariko noneho ndagira ngo mbimubwire abimenye nimba yarabifitemo uruhare. You come face Banyarwanda and tell, babwira ukuri, bwiza ukuri Abanyarwanda, babwira uti hari umujinya cyangwa niko twaremwe, niko twari twaratraininzwe, niko twari tumeze, nuko twari tubayeho, twagombaga kubica. Ariko ibi bintu byo kwirirwa urumva inkotanyi rwose Imana ntiyari hari kakati Abanyarwanda batabawe n'inkotanyi. Weya ko mwageze mu Rwanda, ko twafashe Butare,
interahamwe ari bwo zigitangira, uretse abari barishwe ngo n'interahamwe zavaga Gikongoro, abandi bakicwa n'izari zaje zihunga n'ubundi zihunga inkotanyi zikajya ziza zigenda zica abatutsi zisanze. Ariko mu ntara ya Butare abantu ibice byinshi jenoside yari itarahagera, inkotanyi zahageze, hari imiryango myinshi itarapfa ahubwo ikicwa n'inkotanyi. Tuzabivuga, Karasira arapfuye, turasigaye, turaza kwivuga kugeza uburyo bizima, kugeza umunsi Bizimana ari buze guhagarara imbere y'Abanyarwanda akavuga ati no, mu by'ukuri ibi bintu byarabaye, ibi bintu byarakozwe, ibi bintu n'inkotanyi zabigizemo uruhare, kubw'iyo mpamvu dusaba n'imbabazi. I think last month, yes, nabonye Afande Bingira avuga ubutwari, avuga ibiki, abwira Abanyarwanda ibyo yakoze, ibyo bagezeho, uburyo bakijije Abanyarwanda. Kubera icyo utavuga uburyo mwishe Abanyarwanda? Kubera iki mutavuga uburyo mwafashe abagabo, mwafataga abagabo mukajya mukubita ibitsina byabo inkoni, ukamubwira ngo nagifate mu ntoki, akagifata mu ntoki, ukagikubita kugeza kibyimbye, ukamubwira ngo ntago nakoresheje ijambo, yenda hari abana bariho baratwumva, ngo ubwo bushake buraje, ngo genda ngo ujye gushaka ngo babatutsi kazi bavugaga yuko uzarongora, none barongore. Umuntu utazi wafashe gutyo ukamushinja ibyaha, ukanabimuhanira utazi niyo akomoka, because wamusanze mu muhanda, umwita interahamwe. Abahutu, hari Abahutu baje bigira Abatutsi bakajya birirwa bashinja bagenzi babo, ukajya kumva, ukajya ko naje yiruka ngo kadogo uyanterahamwe yavuye ku Gikongoro yatahutse, muze birirwaga bashinja bagenzi babo. Mwungutse mwiki kamaraso ya bene wanyu azabahama. Abatutsi birirwaga babeshyira abantu, bakabeshyira hariho n'Abatutsi babeshyira Abatutsi bagenzi babo. Ndabyibuka hitwikirwa konseye wahitwikirwa yabayeho igihe cya jenoside, yategetswe ngo n'interahamwe kwiyikira umuryango wiwe, umugore we ku ngufu arabica. Nyuma aza kuba konseye wa Kirwa, hanyuma arangije kubera ko yarazi abamwiciye cyangwa bamutegetse ibyo bintu byose, abantu bakaba ari bo bahindukira bakaza bakaba inshuti ziwe, noneho batangira kujya nabo babeshyira bagenzi babo. Please, turaza kubabwira ibintu. Inkotanyi zisha Abanyarwanda, imiryango mpuzamahanga n'abantu bashobora kuza bari nyuto kunga Abanyarwanda bakwiye kuza bakaba nyuto bakunga Abanyarwanda. Please, ntabwo ubuzima Abanyarwanda bashobora kubamo, ntabwo bashobora kubamo ngo bazatera imbere, kuko ibikomere Abahutu bafite birenze ukwemera. Ibikomere Abatutsi bafite batewe n'interahamwe, n'ibikomere Abatutsi bafite batewe n'inkotanyi. Inkotanyi, Abatutsi bafite ibikomere by'uburyo bubiri, bafite ibikomere by'Abahutu bakagira ibikomere by'inkotanyi. Kuki warangiza ukicara aho ngaho ukajya wirirwa ubwira abantu ngo numva ngo twebwe ngo twatabaye abantu, watabaye ndegwe tutaremare. Wari ufite kuri bariyeri, wari ufiteyo batanu kuri bariyeri, kuri izo bariyeri niho hicirwaga Abatutsi, warangiza ukaza kubwira abantu